Muraho mwese. Amazina yanjye nitwa Kiza Charles. Nishimiye kubona uyu mwanya mwiza kugira ngo dusangire ubuhamya ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, uburyo umuntu ashobora kubohoka agatera intambwe akageraho abohokera gukora umurimo w'Imana, uburyo bw'amaturo na kimwe mu icumi. Mbere ya byose ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 14 umurongo wa 19 kugeza ku 20. Kadusome. Amuhesha umugisha ati: Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyirijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha kimwe mu icumi cya byose. Uyu munsi nifuje ko dusangira ku ijambo ry'Imana rijyanye n'ubuhamya, uburyo umuntu ashobora kubohoka mu gukora umurimo wo gutanga ituro ndetse na kimwe mu icumi. Ndagira ngo tuganire ku ntambwe ebyiri umuntu ashobora gutera kugira ngo abashe kubohokera gukora uwo murimo w'Imana. Intambwe ya mbere ni intambwe yo kwinjira mu mirimo yanjye jyewe ubwanjye bwite, aho ari jyewe nkora. Intambwe ya kabiri akaba ari intambwe inyinjiza mu mirimo ya Yesu Kristo, aho atari jyewe uba ngikora ahubwo ari Kristo ubukorera muri jyewe. Reka dusome nanone mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma ibice 7 umurongo wa 18 tugeze ku murongo wa 19. Abaroma ibice 7 umurongo wa 18 ndetse n'umurongo wa 19. Reka dusome. Nzi yuko muri jye, ibyo no kuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako. 19. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Nkuko twabibonye mu ijambo ry'Imana, tubona ko hari aho jyewe mbasha gukora. Ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko muri jyewe cyangwa se mu mirimo yanjye, muri kamere yanjye uhereye mu buto bwanjye kugeza mu busaza bwanjye, nta cyiza namba ngira nkora. Niyo dusomye mu ijambo ry'Imana muri Yesaya aratubwira ngo ibyo twakiranutsemo byose bihwanye n'ubushwambagara ndetse bwuzuye ibizinga. Ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ishusho yacu nyayo, rikatwereka ko muri twebwe cyangwa se muri jye, ni ukuvuga jyewe cyangwa se wowe, nta cyiza namba kiba muri twebwe. Ibyo twagerageza gukora byose nubwo mu maso yacu tuba tubona ari byiza, ariko iyo tubishyize ku munzani w'ijambo ry'Imana, ntabwo ushobora kuba byiza ku rwego rw'Imana. Ushobora kuba byiza mu maso yanjye cyangwa se mu maso yawe, mu maso y'undi muntu uhuje kureba nkanjye, ariko mu maso y'Imana ntabwo ushobora kuba byiza ku rugero rw'Imana. Nicyo gituma Imana yiciye urubanza ikashungura ibyo nkora cyangwa se ibyo umwana w'umuntu akora, icyo gihe byose bihinduka bibi gusa. Nicyo gituma bisaba kugira ngo tugere byibura ku rugero Imana ishaka. Ese ni iki Imana ishaka? Ikintu cyiza Imana ikunda ni iki? Imana ntabwo ikunda ibintu biva muri jyewe, ahubwo Imana ikunda ibiyiturukaho. Ni ukuvuga ngo muri jyewe ibyo nagerageza gukora byose, ibyo nabiba nkasarura muri jyewe, birangira n'ubundi bibaye wa mukungugu gusa, kuko twaremwe mu mukungugu nk'uko mubizi, niko ijambo ry'Imana bitubwira. Ariko nanone hari ikindi cyavuye ku Mana. Icyo cyavuye ku Mana nicyo twagombye gushaka.
icyo cyavuye ku Mana ntabwo ari jyewe, nta nubwo gituruka muri jyewe, ahubwo ni igituruka muri Yesu Kristo. Iyo muri jyewe ngerageje gukora uburyo bwose nkora, n'umuhate wanjye n'umwete wanjye wose, mu byuya byanjye, mu mbaraga zanjye zose, ibyo nakora birangira bihindutse ubusa. Iyo niyo ntambwe ya mbere nshaka ko dusangira. Ni ukuvuga ngo iyi ntambwe ya mbere ni intambwe inyinjiza mu mirimo yanjye, mu bikorwa byanjye bwite, bibyara umusaruro wanjye bwite nk'umwana w'umuntu. Kuko turi abantu b'igihe gitoya, nicyo gituma n'ibyo dukora bidashobora gushimwa n'Imana, kuko Imana yo ni iy'iteka ryose. Imana nayo ibishaka ibituruka mu iteka ryose. Iteka ryose rero nta rindi ni Yesu Kristo. Iyo tumaze gutera intambwe ya mbere, tubasha kubona ko ibyacu bigira umupaka, bikarangira bibaye ubusa. Ni ukuvuga ngo umuhate wanjye, ishyaka ryanjye, urukundo rwanjye n'umurimo w'Imana ku bwanjye, iyo nkora bigira umupaka, bikagira aho birangirira. Icyo gihe aho birangirira n'ubundi ni mu busa. Ariko noneho iyo nkoreye muri Kristo, atari jyewe ubasha gukora, icyo gihe ari Kristo ukora muri jyewe, icyo gihe ibyo nkora bibasha kugira umusaruro kandi bikabaho iteka ryose, bikaba byabyara n'umugisha kuri jyewe. Iyo ntambwe rero ya kabiri niyo ngira ngo twinjiremo twifashishije ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Filipi ibice 4 n'umurongo wa 13. Reka dusome Abafilipi ibice 4 umurongo wa 13. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 13. Kadusome. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ahangaha tubasha kubona ko hari imbaraga zanjye hakaba n'imbaraga za Kristo. Mu ntambwe ya mbere twashe kubona imbaraga zanjye, ibikorwa byanjye, umusaruro wanjye. Icyo bibyara ni ukuvuga ngo n'ubundi birangira ibyanjye byose byabaye imfabusa. Ariko iyo tugeze mu gitabo cya Filipi ibice 4 umurongo wa 13, tubasha kubona ko hari ibyo mbasha gukora noneho nkoreye muri Kristo wankunze akanyitangira. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Aho muri Kristo, aho Imana yiyungiye natwe ikaba itakitubaraho ibicumuro, niho tubasha kwinjira tukabasha gukora, atari twe dukora, ahubwo ari Kristo ubasha gukora muri twebwe. Ahangaha ntabwo ibyo mba nkora aba ari ibyanjye, ahubwo ni Kristo ubukorera muri jyewe. Icyo gihe niba ntanze ituro, ntabwo ari ituro ryanjye ubwanjye mba ntuye, ahubwo ni Kristo uri muri jyewe uri gukora. Ntabwo biba ari jyewe mba ni kwifatanya n'umurimo w'Imana, ahubwo ni Kristo uri muri jye uri gukora wa murimo w'Imana. Ntabwo umuhate mba nkoresha aba ari uwanjye, ahubwo ni umuhate wa Kristo uri gukorera muri jyewe. Iyo niyo ntambwe ya kabiri rero, umukristo wavutse ubwa kabiri, wabyawe n'ijambo ry'Imana, wejejwe nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, wahindutse umwana w'Imana nyakuri, wera nk'uko Imana yera, abasha gukora, agakorera muri Kristo Yesu, agakora ibikorwa bya Kristo, atari gukora ahubwo ari Kristo ukora. Kuko twabibonye ku ntambwe ya mbere mu gitabo cy'Abaroma ibice 7 umurongo wa 18 n'uwa 19, ni ukuvuga ngo muri jyewe imbere nta kintu kizima namba kirimo. Ariko nanone hari indi ntambwe twabonye yo muri Kristo Yesu, ariyo ntambwe ya kabiri tugomba gutera, ni muri Kristo. Intambwe ya mbere ni muri jye, intambwe ya kabiri ni muri Yesu Kristo. Muri jye nta kiza kirimo, ariko muri Kristo byose ni byiza. Muri Kristo harimo imbaraga, harimo kuzura kw'Imana kose. Muri Kristo harimo byose, harimo ubushobozi bwose, harimo imigisha, harimo amahoro, harimo kwezwa, harimo gutunganywa, harimo guhinduka umwana w'Imana. Aha muri Kristo Yesu ntabwo aba ari jyewe ubugikora, kuko ishusho yanjye ya mbere iba yakuweho. Haba hagiyeho ishusho ya kabiri, ariyo shusho ya Yesu Kristo. Ubwo bushobozi n'izo mbaraga biba bikora ntabwo aba ari ibyanjye, ahubwo ni ibya Kristo.
uwo mutima uba ukora ntabwo aba ari uwanjye, ahubwo ni umutima wa Yesu Kristo. Niyo mpamvu si jye mba ngikora, ahubwo ni Kristo uba uri muri jye uba ukora. Abantu benshi usanga barabaswe n'ibitekerezo babwira ngo si ngombwa gutanga ituro na kimwe mu 10, si ngombwa gukora umurimo w'Imana, si ngombwa gusenga, bifashishije intege nkeya baterwa na Satani. Bavuga ngo byose byararangiye, nta mpamvu yo kubwiriza, nta mpamvu yo gusenga, nta mpamvu yo gukora umurimo w'Imana, nta mpamvu yo gutura ituro cyangwa se kimwe mu 10. Ariko ibyo ni uburiganya bw'umwanzi, kuko abashaka ko duhera kuri ya ntambwe ya mbere yo kumva ko ari jyewe ngomba gukora. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo si jye mba nkora, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Rero dusubiye mu itangiriro tubasha kubona ko Aburahamu, sogokuruza w'abizera, uw'Imana yahaye isezerano mbere ya byose ikamubwira ngo ugize sekuruza w'amahanga menshi. Biratubwira ngo imbere iyo yizeye ariyo Mana ihindura ibitariho nk'aho biriho, igafata abapfuye bagahinduka bazima, niho Imana yakoreye muri Aburahamu imaze kumuha umugisha. Aburahamu yatanze kimwe mu 10 cya byose. Aburahamu ntabwo yatanze kimwe mu 10 ngo ahabwe umugisha. Aburahamu amaze guhabwa umugisha nibwo yakiriye undi mutima mushya udaturuka kuri Aburahamu, ahubwo kuko yari amaze kuba Aburahamu nibwo yabashije guhabwa umugisha n'Imana kandi atanga kimwe mu 10 cya byose. Ni ukuvuga ngo natwe cyangwa se nanjye mu gihe ntanga ituro cyangwa kimwe mu 10, mbasha kubohoka ibyo bitekerezo byose bimbwira ko ari jye ngitanga, ahubwo ngomba gutera intambwe nkumva ko ari Kristo uri muri jye urimo ukora umurimo w'Imana ukorera muri jye. Nanjye ubwanjye ntabwo najyaga nizera ibi, ahubwo najyaga ngerageza guhirimbana kugira ngo ndebe ko nahabwa umugisha mu gutanga ituro cyangwa kimwe mu 10. Ariko umunsi umwe Imana yaje kumpugura, kunyigisha mu ijambo ryayo, mbasha kubona uburyo mbasha guhabwa umugisha, nanjye kuri wa mugisha nahawe abasha kwifatanya n'ubutumwa bwiza kugira umurimo w'Imana utera imbere. Icyo gihe rero ntabwo aba ari jye mba ngikora, ntabwo aba ari umutima wanyu mba ngikoresha, ahubwo ni wa mutima wa Yesu Kristo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo. Umutima wo muri Yesu Kristo ni ukuvuga ngo ni umutima ubasha gukora umurimo w'Imana ukifatanya n'ubutumwa bwiza kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo, kuko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Si jye rero mba nkora, si wowe uba ukora, nta nubwo ari undi muntu ukorera muri wowe, si n'umuhate, si n'ishyaka pasiteri aguteramo, ahubwo Yesu Kristo wakiriye, Yesu Kristo wizeye, Yesu wejeje ibyaha byawe, Yesu wakubatuye akakweza akaguhindura uwera, abasha gukora muri wowe ugahinduka umwana w'Imana. Icyo gihe agakora muri wowe kabuhokera gukora umurimo w'Imana uwo ari wo wose, yaba ituro cyangwa se kimwe mu 10. Nizera ntashidikanya yuko igihe turi muri Yesu Kristo tubasha gukora nk'uko Imana ishaka, kuko muri Yesu Kristo nimwe Imana yiyungiye natwe, ntiyaba ikitubaraho ibicumuro. Mu gihe Imana itakitubaraho ibicumuro, ni ukuvuga ngo n'imirimo yacu ubwacu dukora ntabwo tuyikora ku bwacu, ahubwo tuyikora ku bwa Yesu Kristo. Nicyo gituma tubasha gutanga ituro na kimwe mu 10, tukifatanya n'ubutumwa bwiza, kuko twahawe umugisha n'Imana, tukabikora tutagamije guhabwa umugisha, ahubwo kuko twahawe umugisha. Nicyo gituma tubasha gutanga iryo turo cyangwa se kimwe mu 10. Bene data bashiki banjye, ndagira ngo mbifurize umugisha w'Imana mu buryo bwo kwifatanya n'itorero cyangwa se kwifatanya n'ubutumwa bwiza, dukora umurimo w'Imana mu gutanga kimwe mu 10 n'amaturo. Umwanya wacu ni mugufiya, ntekereza ko Imana nitwemerera tuzabona ikindi gihe cyo kugira ngo turebe mu ijambo ry'Imana uburyo Abalewi bajyaga bakora umurimo w'Imana, ndetse n'Abisiraheli basanzwe bagakora umurimo w'Imana. Bagombaga gukora imirimo isanzwe Abisiraheli basanzwe, ariko Abalewi bagakora umurimo w'Imana wo mu ihema. Nta murimo bagombaga gukora keretse umurimo w'Imana. Ariko noneho abakoraga umurimo usanzwe bo bagombaga gutanga ituro na kimwe mu 10.
niyo mpamvu natwe nka bene data basanzwe tugomba gukora umurimo w'Imana kugira ngo umurimo w'Imana ujye mbere. Twifatanye n'ubutumwa bwiza kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza uko bikwiriye. Murakoze, ndangirije hano. Ndabashimiye. Yesu Kristo abahe umugisha. Imana ibagirire neza.